Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu ajya i Nazareti aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura abona ahanditse, uruhu wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene. Ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaza umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yezu abumba igitabo agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, biri mu isomo mumaze kumva mumenye ko byujujwe uyu munsi. Bose baramushima kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Niko kuvuga bati, uyu si mwene Yozefu? Yezu arababwira ati, nta gushidikanya mugiye kunshira wa mugani ngo muganga banza wivure ubwawe. Mwumvise ibyo wakoreye i Kaperinawumu byose, ngaho bikorere na hano iwanyu. Yungamo ati, ndababwira ukuri, nta muhanuzi ushimwa iwabo. Ndababwiza ukuri rwose, hariho abapfakazi benshi muri Isiraheli mu gihe cya Eliya, ubwo imvura yamaraga imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, inzara ikoreka igihugu cyose. Nyamara muri bo nta n'umwe Eliya yoherejweho uretse umupfakazi w'i Sarepta ho mu gihugu cya Sidoni. Hari kandi n'ababembe benshi muri Isiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Elisha. Nyamara muri bo nta n'umwe wakijijwe uretse Nahamani w'umunyasiriya. Abari mu isengero bumvise ayo magambo bose barabisha, nuko bahagurukira icyarimwe bamusohora mu mujyi wabo, bamujyana hejuru y'imanga y'umusozi umujyi wabo wari wubatseho, bagira ngo bahamurohe. Nyamara we abanyura hagati arigendera. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristo.